hano muri Mezo Inkindi, ni inzu itunganya ibijyanye n'imideri, ikaba iri guhindura uru ruganda hano mu Rwanda. Twashe kubasura ngo batwereke imideri hari, bafite akahe gashya. Ese niki umuntu yakitega ku mideri yabo? Ese imideri yabo ishobora kuba ari imideri yakigonderwa mu Turarwanda aho aherereye hari hose, akaba yabona imideri yo muri Mezo Inkindi? Ibyo byose turaza kumenya kuri uyu munsi. Munyemere rero ntangire mpikaze umwe mu bayobozi ndetse banagize uruhare mu gushinga iyi nzu y'imideri Mezo Inkindi, aratangira twibwira. Amakuru ni meza. Twishimiye kubasura, ariko atangira wibwira abadukurikiye. Murakoze, muraho neza. Nitwa Rwasibo Nshuti, ndi umuhanzi, nkaba na rwiyemezamirimo, entrepreneur. Hanyuma ni umwe mu bashinze inzu y'imideri n'umuhanzi Mezo Inkindi. Murakoze. Mezo Inkindi, umuntu utayimenyereye, utasanzwe azi byinshi kuri yo, wamubwira ko ari inzu y'imideri cyangwa se wamusobanura iki kuri Mezo Inkindi? Mezo Inkindi ni inzu y'imideri. Inkindi ubundi bivuze umwenda wambarwaga n'intore. Rero hari imvugo iva mu Kinyarwanda ivuga ngo inkindi itatse yambarwa n'uwatowe, cyangwa inkindi itatse ikambarwa n'uwakowe. Inkindi akaba ari umwambaro utarambarwaga n'umuntu wese, utarapfaga kwigonderwa n'umuntu wese, ariko twe turashaka ko inkindi ibe ya bose. Turashaka ko inkindi ibe ya bose. Ni umwenda ubundi wambarwa n'intore, uba wenda uteye nk'ijipo ukuntu, uriho indodo zimanuka, ariko mu mideri tubibona ukundi, tukabikora ukundi, tukabyumva ukundi. Inzu ya Mezo Inkindi imaze igihe kigari kishinzwe? Imaze ubu ngubu mu kwezi kwa 10 twizihije imyaka 3. Yego, imyaka 3 Mezo Inkindi ibayeho. Mwinjira muri ibi bintu, hari intego mwari mufite kuri uyu munsi? Imyaka 3 ni urugendo navuga ngo rwajemo byinshi byiza, ibisitaza n'ibindi bitandukanye. Ni urugendo musobanura mute? Ni urugendo rutari rugufi, rutaranaba rurerure cyane. Navuga ko twishimiye aho tumaze kugera, kandi tubona hatanga icyizere kuho twifuza kugera mu bihe biri imbere. Intego ya mbere twari dufite ni ugukora imideri ifite ubutumwa itanga. Ifite ubutumwa itanga mu bijyanye no kurengera ibidukikije. Dukora imideri, dufata imyenda ishaje abantu batagishaka kwambara, tukayinagura, tukayiha ubuzima bushyashya. Ni nayo ntego, ni nabyo dushaka gukomeza gukora. Noneho turashaka kubyagura cyane ku buryo iba imyenda umuntu wese ashobora kwigondera, ku buryo dushobora guproducinga, dushobora gukora imyenda myinshi bitatuvunye cyane, bidasabye ubushobozi bwinshi mu kuyikora, ku buryo bizagera no ku isoko bitarimo guhenda cyane. Umuntu ibintu byakibaza ngo ibintu by'imideri si ikintu, si business cyangwa se uruganda umuntu azamo abihubukiye, ariko se nkamwe murubamo umunsi ku wundi, iterambere ry'uruganda rw'imideri, ryo guhanga imideri mu Rwanda muribona mute? Iterambere mu bino bihugu byacu, ibihugu babyita ngo Global South, terime ntumva neza. Ibihugu byo ngo mu majyepfo y'isi, nubwo n'ibyo mu majyaruguru bajya babishyiramo. Ibi ni ibihugu bitaratera imbere, mbese biri mu nzira y'iterambere cyangwa biri munsi y'iterambere. Navuga ko iterambere muri rusange wese n'iry'imideri ni urugendo, ni gake gake, ni ukubiha umurongo, ni ukuwukurikiza. Icya mbere cyiza ni uko Leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga muri 2015, ica imyenda yinjira mu gihugu yarambawe n'abandi bantu bo hanze, banze ko nyine Abanyarwanda bajya bambara ibisigazwa by'abandi bantu. Biha agaciro ibikorerwa mu Rwanda, bikanatuma n'ababikorera mu Rwanda babona isoko, babona abantu bacuruzaho ibyo ngibyo, babona hari inzu z'imideri ubu ngubu zimaze kubaka izina, zambitse abantu bakomeye, zambitse abayobozi b'ibihugu, zambitse
ibyamamare navuga ko hari intambwe imaze guterwa n'ubwo urugendo rukiri rurerure. Ibijyanye n'imideri ni ibintu mu by'ukuri navuga ngo ni ubuhanzi mu bundi bukaba ubukorikori busaba ubwenge, aho umuntu yakibaza ubundi ngo buriya ikintu kijyanye n'imideri noneho dusanga muri Inkindi hari inzu z'imideri nyinshi mu Rwanda, umwihariko wanyu ni uwuhe? Kuki mwahisemo uwo mwihariko? Umwihariko rero iryo jambo ubwaryo ni ikintu kitoroshye. Umwihariko ni ijambo ritoroshye, ariko umwihariko wacu ni uko tugerageza guhuza umuco w'isi tukawuhuza n'umuco wa kinyafurika n'umuco w'abanyarwanda, tugakoramo style ifite indi sura. Ni cyo kintu navuga. Ikindi ndumva muri brand nkeya zihari mu Rwanda zikora bijyanye nyine no kurecyclinga, kunagura imyenda yashaje, ndumva turi mu zabimburiye izindi hano. Yego. Guhitamo kuba ari byo musa nkaho mujyamo cyane, hari abandi bakora wenda iyo made in Rwanda n'ibindi, guhitamo iyi ngiyi kuvuga ngo tugiye gufata ya myenda abantu batakibona nk'iy'umumaro twe tuyigarurira ubuzima, igitekerezo cyavuye kuki? Ni birebire mu bitekerezo byinshi byo gutangira iyi nzu, hari byinshi pe, ko umuntu yakibaza ngo kuki aba bana bahisemo iki kintu. Cyambere cyo nge n'ubundi nibwo buzima nari mbayeho bwo kwambara, gufata imyenda nsanzwe nambara n'aba n'inshuti zanjye n'abandi nka Sami, witwa Sami twatangiranye brand na Cedric Dusakiza. Twari tubayeho ubuzima bwo kwambara imyenda, n'ubundi gufata imyenda yacu ishaje tukayikatagura. Nta n'umwe wari uzi kudoda muri twe icyo gihe, n'ubwo tugenda tubyiga gake gake. Nka Sami we azi kudoda. Hanyuma buri gihe ugahura n'abantu bakakubwira bati uwo mwenda wambaye ko ari mwiza, wakibuka ko ari umwenda wawe wari ushaje, wafashe ugaterateranye ukawuhindura, ukavuga nibyo, ubwo abantu babikunze. Ejo bundi ugahura n'umuntu arimo kubwira ariko ntabwo muri aba designer, kuki wazanyambitse nanjye. Urebye igitekerezo naho cyavuye, twatangiye kubikora tutazi ko ari nabyo turimo gukora mu by'ukuri, tutazi ko nyine tutazi ko bigira izina, hari abantu hari ukuntu byitwa, bifite umurongo runaka. Twaje kubasura, iyi myenda irahari, ndagira ngo ujye uzana umwenda byibura ugire icyo uvugaho, ugire icyo usobanuraho, kuko abantu bashaka kwibaza byinshi ngo imyenda ikorera cyangwa se imideri itunganyirizwa muri Inkindi imeze ite. Ibyo byose ngira ngo nibyo ugiye kudusobanurira, ngira ngo uri ku mashara bibereka imyambaro ngiyi hano, noneho Rwasibo ugiye kugenda twisobanurira uyu mwenda, ikorwa ryawo bigenda gutya, twawukoze gutya, igitekerezo cyangwa se kuwuhanga gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Duhere kuri iyo ngiyo uzanye. Sinkunda ngiye gusobanura cyane ubuhanzi, kuko ubuhanzi hari ukuntu iyo ubusobanuye cyane umera nk'ubutaye agaciro, niko mbitekereza ngewe. Ariko nshobora gusobanura cyakoza uko bwakozwe wenda. Nk'iyi yari ipantaro isanzwe, isa gutya, ikoze muri iki gitambaro kumanuka kugera hasi. Hanyuma nk'uko ubibona hasi hari harangiritse cyane, hariho abantu hamenetse ibintu byanduza. Hanyuma tukataho igice cyo hasi, ubwo guhera aha tushyiraho akantu kameze nk'akajipo. Ngira ngo urabona ko hari akantu kiyongereho hano hejuru. Hanyuma iki gice cyo hasi ni ibitambaro byari bimaze imyaka igera muri 30 biri muri Texirwa, nta muntu urabigura. Turabifite muri stoke, twaragiye nyine ni collaboration nabo babiduhera kuri makeya, kuko nabo ntibari bafite nyine abantu babikunze. Iri ni irangi rero ririho, ibi byahinduye ibara, ni irangi twasizemo bitangira iri bara. Mbese umwenda uba
mushyashya uhindurirwa ubuzima gutyo niba ariko navuga. ubu uyu ni umwenda wakambarwa n'umuhungu cyangwa umukobwa? Navuga ko uyu ari uw'abakobwa cyane. Ni umwenda w'igitsina gore urebye, ariko sinizerera cyane njye mu kuvuga ngo umwenda runaka wambarwa n'igitsina runaka, kubera ko ntekereza ko ni ibintu abantu bashyizeho bakabiha imbaraga bitari bikwiye. Bitari bikwiye kuko sinako byahoze. Bamwe barangiza bakanabyitirira umuco rimwe na rimwe. Yego. twereka uwundi imyenda muri mezo, inyindi imideri muri mezo, inyindi nta nikitabuze niho iwabo. Ubuhanga bwo mu kwirema nibwo bugenda butandukana, umwe ubukoze ukwawo undi ugakorwa ukwawo, bigenda bitandukana. Uwo twarebaga wari uriya, uyu ni uwundi. Uyu ni umwenda wo navuga ko ari n'igihangano, ushushanyishije indodo. Dufite ababyeyi dukorana nabo, dukorana cyane n'abakobwa babyaye bakiri batoya. Yego, tubaha amahugurwa. Ubu dufite porogaramu yo gutangira kubaha amahugurwa. Hari amahugurwa navuga ko yari ayibanze yigerageza twakoze mu kwezi kwa munani. Dufite rero amahugurwa manini kurushaho, abigisha gufuma bakoresheje inshinge n'urudodo, gukoresha amaboko, mbese gukoresha ubwiza bukoresheje amaboko atari imashini gusa. Uyu urafumye, utatseho urugo, urabona ko ari urugo rwa kera cyangwa rw'ubu. Hasi hari amahoteli ameze gutya. Utatseho n'imirongo hano, navuga ko ari patterns. Navuga ko ari ama patterns, ubwo sinzi ko twabisobanura mu Kinyarwanda. Ni imitako ariko nyine hawe umurongo. Nk'uko imigongo ibaho, nk'uko n'ibi ngibi bibaho mbese. Ukaba ari umwenda uwo ari we wese yakambara. Uyu ni umwenda uwo ari we wese yakambara. Tugarutse kuri bya bindi nari mvuyeho, ngo nawita uw'abagabo. Ariko n'abakobwa bawambara. Ni imyenda mu by'ukuri ikoranye ubuhanga. Arakomeza kugenda azana n'inde yidusobanurira, ariko nakibaza ngo mutangira mwari itsinda ry'abantu bange cyangwa se inkindi yari igizwe n'abantu bange? Kuri uyu munsi inkindi imaze imyaka 3, ifite abakozi bangahe kuri ubu? Dutangira twari itsinda ry'abantu 3. Njye Rwasibo, Rusakiza Cedric, Impano, Sami, Inkindi Iradukunda, dukorana n'umutayeri umwe. Kugeza ubu dufite abatayeri 3 dukorana, tukagira abagore 4 dukorana bakora ibi bintu byo gufuma no kuboha. Hanyuma rero tukaba dufite n'abandi bakozi bagera muri 5 ariko badahoraho. Yego, ubwo navuga ko twe 3 turi abakozi. Urabizi ibintu byo kuba rwiyemezamirimo akenshi bisaba cyane cyane mu bintu by'ubuhanzi n'iby'imideli nk'ibi ngibi. Muri ibi bihugu byacu bisaba ko nawe uba birimo kugira ngo bibanze bifate umurongo. Ubwo turi 3, nubwo turi abafondateri turi n'abakozi. Ubwo turi abakozi 3, hakaza abo batayeri, hakaza n'abo bagore. Ubwo ngubwo turi abakozi barenga 10 kugeza ubu. Inkindi yaragutse cyane, yaragutse pe, kandi nibyo kwishimira. Ariko mu rugendo rwanyu nk'abakiri batoya bagerageje kwiteza imbere, bakagerageza gushaka amaboko no kwirema mu buryo bwose bushoboka, mu nzira zose zishoboka. Kuri uyu munsi umuntu ari izihe mbogamizi muhura nazo muri urugendo rwanyu, ku buryo uvuga uti iki kintu kiramutse gikemutse byanyorohera cyangwa se byamfasha kwihutisha umuvuduko w'iterambere, by'umwihariko muri uruganda rw'imideli? Imbogamizi ni nyinshi, nta naho zitaba. Iya mbere ni ukutagira ibikoresho bihagije nk'uko tubyifuza. Ibikoresho ubwo ni ibibafasha muri production y'imyenda? Yego, ubu ngubu dufite umushinga muremure wo gufata imyenda
tukayishwanyuza burundu. Imyenda yashaje iyo ari yo yose, niba ari umwenda wacikaguritse inshuro 1000 tukayishwanyaguza burundu, noneho ubwo iyo fu yayo, mbese ubwo budodo bwayo bwose tukabuteranyiriza hamwe tugakora igitambaro gishyashya. Ariko nyine bigira nabyo umurongo, kuko niwafata igitambaro kirimo plastique ngo kivange na koto, kandi koto iri organic, ari igitambaro gikoze mu buryo butangiza ibidukikije, bigomba guhabwa umurongo. Nabyo navuga ko tubura kose. Imbogamizi ya mbere ni ubushobozi bwo kubona ibikoresho. Ikindi nanjye kuvuga imbogamizi y'isoko, ariko yo ntiturayigira, kuko ahubwo tugira imbogamizi yo gusapurayinga iryo soko ibihagije. Ariko imbogamizi nyine ni twebwe kurwana nazo, tukareba uburyo tuzikura mu nzira, kuko uko byatangiye imbogamizi zari zihari sizo zigihari. Ni urugendo. Imyambaro tweretse ntabwo tubonyemo navuga ngo abana mu nkindi ntabwo mwabatekereje. Kugeza ubu nta myenda y'abana turatangira gukora. Si n'ibintu byoroshye buriya. Amabrand menshi akora imyenda y'abantu bakuru. Ni ikintu niyo akenshi uzarebe n'amabrand akora imyenda y'abana, usanga bafite ishami ry'imyenda y'abana riri ukwaryo, kuko kudizayininga imyenda y'abana bijyana n'imyaka bafite n'ibipimo. Ni ibintu byo gutekerezaho nabyo. Urakoze ahubwo kuba icyo gitekerezo. Twabonye imyambaro yo hasi, mu nkindi nta myambaro yo hejuru mwamufite ngo utwereke izo design. Ariko se ndabereka imyambaro dufite yose ndabivamo mo kagiye. Natwereke kuko amatsiko aba ari menshi, abakunda imideri. Iyi ni ishati. Yego. Yasagira icya na mbere. Yego, ahubwo iyo twafashe igitambaro umuntu waduhaye igitambaro, urumva dufite community, dufite abantu, tugerageza nyine kuba brand ishingiye kuri community y'abantu, inshuti zacu, inshuti z'inshuti zacu, abantu bakunda ibyo dukora bivuye ku mbuga nkoranyambaga, bivuye muri interview nk'iyo urimo kunkoresha. Hanyuma tugerageza kuborohereza kubona imyambaro dukora, nabo bakareba mu myambaro bafite, bakareba iyo badakeneye, bakayizana bakayiduhereza, tutanga discount, tubagabanyiriza ibiciro. Navuga hariho ikintu kimeze nka membership. Umuntu araza akenrolinga, akiyandikisha muri Maison Inkindi, tukavuga ngo ikigero runaka ku% uzajya ubona imyenda wenda twavanyeho 20% y'igiciro cyayo, 30 bitewe nawe n'imyenda ye yatanze, tuzahindura. Niko dukora. Ni umuntu rero waduhaye igitambaro, cyari igitambaro ngira ngo wakoresha nko mu gutaka ku meza, cyangwa ibindi bintu mu nzu iwe. Hanyuma tugikoramo ishati, mbese nk'uko uyibona. Umuntu yabona iyi myambaro n'imideri muri rusange akibaza, ariko se mu nkindi imyambaro yabo umuntu yayigondera? Yego rwose yayigondera cyane. Ni imyenda ntabwo duhenda, turahendahenda. Ntabwo duhenda cyane. Ni imyenda ifite ibiciro byigonderwa n'abantu b'ingeri zose. Byibura mu nkindi nabona umwenda guhera ku mafaranga angahe? Wabona umwenda si ibintu ni ngombwa kubivuga imbere ya kamera. Oya, simvuze menshi ariko make basi. Tugira imyenda, tugira ibikapu, tugira imyenda guhera ku mafaranga 20,000 ushobora kubona umwenda muri Maison Inkindi. 20,000-25 kuzamura. Hari gahunda yuko se amafaranga yazamanuka? Turimo gutangira brand cyashya yitwa Ikome. Ikome ni umuriro, ubundi ni ibishashi ahubwo ngira ngo byabo ni ibishashi by'umuriro. Turimo kugerageza buryo ki Ikome rishobora guproducinga imyenda myinshi cyane, noneho Maison Inkindi tukayiha umurongo mushya wo kuba designer brand. Sinzi niba ucyumva icyo kintu. Ni brand mbese
ikome ikaba isa nk'aho ari umwana wa inkindi. yego yego ikome ikaba isa nk'umwana wa mezo inkindi ikora bya bintu mezo inkindi isanzwe ikora, noneho muri mezo inkindi tukagerageza no kuzanamo imyenda ikozwe ndimo kubura ijambo ry'ikinyarwanda sinkunda gukoresha indimi z'amahanga, from scratch, imyenda twatangiye twakase igitambaro ariko tukagumana n'ubundi tugakomeza tugakora nk'uko twari dusanzwe dukora. Ni ukuvuga ngo hari circular fashion ariko hakaba na sustainable fashion. Bisobanuye hari circular fashion ni imyenda mbese ugafata umwenda urarushaje ukawuhindurira ubuzima bikarangira. Hanyuma sustainable fashion iyo ni ugukoresha ibitambaro bitangiza ibidukikije ukanabikoresha mu buryo butangije ibidukikije no muri work environment cyangwa mu kazi ukoramo kakaba katari harmful kuri society. Nk'ubu ngubu hari amabrand menshi ashinjwa gukora fast fashion akanakoresha abana kubera ko bagiye gukoresha imyenda yabo mu Bushinwa mu nganda zikoramo abana batoya batiga. Ni no kujya abantu bagerageza kumenya ayo makuru, tugerageza nyine no kuzamura ubumenyi bw'abantu ku bijyanye n'imideri kugira ngo abantu badakonsoma ibintu yego cyangwa se nk'umwenda urimo plastique iyo ugiye mu butaka. Muri mezo inkindi si cyo kintu mukirebaho mbere yuko wenda umwenda mushyira ku isoko ukaba uzi ngo uyu mwenda uzarinda uwuguze cyane. Hari icyitwa fabric science, ubwo navuga ko ari siyanse y'ibitambaro. Kumenya ni iki gitambaro gikoze mu ki, nagihuza n'ikihe, bikabyara iki, ku buryo nyine wa murongo wa brand tuwugumana. Ni byinshi yagiye adusobanurira, ngira ngo n'imyenda abantu baraza kuyibona rwose ku mashusho uko igiye imeze. Ni inzu y'imideri ifata iyo myenda isa nkaho ishaje, bya myenda utekereza ngo irakuze bakayihindurira ubuzima ikaba imyenda myiza. Mwabibonye ko ni umwenda wambara abantu rwose bakavuga ngo ariko se wambariye herinde bakwambitse. Ngira ngo tugana ku musozi wagira ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange ndetse n'aho babasanga. Ubutumwa nagenera abanyarwanda bashyigikira ibikorerwa mu Rwanda, bashyigikire ubuhanzi nyarwanda, abahanzi nabo bagerageze gushyira ubuhanzi bwabo ku rundi rwego, kandi tubaneho mu mahoro n'urukundo n'ubuntu n'ubumuntu. Ikindi nakongeraho abanyarwanda tugerageze kwambara neza dushingiye ku myambarire ya kera. Abantu ba kera bambaraga neza kuturusha. Ura n'urubyiruko uyu munsi ukabona ibintu yambaye ibintu bitangaje. Kwambara ni ikintu kiri subjective, ntabwo ari njye waba umucamanza wabyo, kuko nanjye hari ushobora kundeba bakavuga ngo wese ibyo wambaye ni ibiki. Ariko kuba twese twambaye umwenda wa Louis Vuitton ya fake yanditseho ngo LV kumanuka kugera hano, n'ipantaro yanditseho Louis Vuitton LV kugera hasi, bakavuga ntabwo bikwiye rwose. Tugerageze kwambara neza. Urebye nk'abantu bo muri 90 ukuntu bambaraga byari byiza cyane mbere yaho se. Yego amahoro cyane kubakurikiye umunota bose, kubakurikiye iki kiganiro, murakoze cyane. Abantu babasanga he? Umuntu ushaka imyenda ya mezo inkindi yadusanga kuri mezo ubururu, ni boutique hotel ikorera hano Nyarutarama ku muhanda w'amabuye hafi n'ivuriro riri hano hafi na golf. Yego ikindi narenza hose ni imbuga nkoranyambaga twitwa mezo inkindi bifatanye, mezo inkindi bifatanye rwose. Aba Instagram na X nizo ubu dukoresha so far. Yego rwose reka tugushimire. Murakoze cyane, nanjye ndabashimira.